nanone kuri The Boss Papa. Nkuko rero twagiye tubibabwira kenshi hano kuri The Boss Papa, imiziki ntago muzayibura, n'abakunzi ba ruhago nabo kandi tugenda tubazirikana, mujya mureba ama update menshi y'aba bana bo muri Tsinda Batsinde Football Academy. Nimba utarigeze ubikurikirana, uze kureba ku zindi nkuru zihari, uraza kuza kubibona. Kuri uyu munsi rero twabazaniye umwana umwe muri Tsinda Batsinde Football Academy. Kuri iyi nshuro intego zacu turimo turagenda tuzesa, abana bagenda bitwara neza, yaba ari mu cyiciro cya kabiri twakinnye nka Esperance, abana barimo neza. Mu cyiciro cya gatatu naho ubu ngubu nitwe tuyoboye mu ntara y'Amajyaruguru, muze kuza kubireba nabyo birahari. Hanyuma tumaze kugira umwana umwe wagiye hanze umwaka ushize, yitwa Ishimwe Eri, nawe muraza kureba hano hariho highlight ye. Yagiye hanze atsinda teste yari yagiye gukora, aragaruka kuko yagombaga gukomeza gukurikirana amasomo. Iyi vacances tuvugana nabwo yarongeye aragenda. Kuri inshuro rero hari undi, reka tumuhe ikaze abibwire, muragenda mumenya byinshi. Amazina yanjye banyita St Jesus Paul, nkaba mfite imyaka 17, nkaba naravukiye mu karere ka Rwamagana, ariko ubu ngubu nkaba mba mu karere ka Rulindo mu irerero rya Tsinda Batsinde Football Academy. Urakoze. Hanyuma utwibwiye neza ko usigaye uri mu irerero rya Tsinda Batsinde Football Academy, umazemo igihe kingana gute? Mazemo igihe kingana n'umwaka n'igice. Ni mwinshi? Ni mwinshi cyane. Byageze bite rero kujya mu Jesus yisange muri Tsinda Batsinde Football Academy? Kugira ngo Jesus yisange muri Tsinda Batsinde Football Academy, nari umwana ukina aho ngaho, baza gukoresha igerageza cyangwa se selection, nza kuritsinda, niko kwisanga muri Tsinda Batsinde Football Academy. Hanyuma igihe cyose umazemo, ubona ari iki wabyungukiyemo? Muri Tsinda Batsinde nungukiyemo ibintu byinshi cyane, ariko harimo nk'amasomo ku ruhande rw'umupira, harimo amasomo, harimo ikinyabupfura, harimo kubaha, harimo gupanga umunsi wawe uko wagenda neza, ndetse no gukundana hagati yanjye na bagenzi banjye. Hanyuma nkuko uvuze amasomo mu rwego rw'umupira, hanyuma amasomo asanzwe yo, ni ukuvuga muri gahunda ya Tsinda Batsinde Football Academy, amasomo asanzwe ajyana n'ubundi n'ay'umupira w'amaguru. Ibyo bintu mubihuza mute? Hanjye nkiga kuko ubu ngubu narasoje. Wow. Nabyukaga mu gitondo, tubyuka saa 11, tukitegura saa 12 tukajya ku ishuri. Ni ukuvuga ku ishuri tukavayo saa 10:15, amasomo arangiye. Icyo ni cyo gihe tuhita dutangiriraho imyitozo. Urumva ko ntango bagonga amasomo, kandi nta nubwo imyitozo twayihagarika, byose turabitwarana, ntagire ikibazo kivuka. Ubona amanota wagiraga mbere yuko uza mu irerero nayo wagize ugeze mu irerero, hari difference irimo? Irimo nini cyane. Ubona icyabiteye ari iki? Kuko nkaho nigaga nta mwarimu wanyitagaho byihariye, ariko muri Tsinda Batsinde baramunzaniye. N'umwarimu watwigishaga turi abana benshi, ariko ubu ngubu turi bake cyane, ku buryo nk'ubu ngubu tuva mu myitozo nka saa 12:15, saa 1 tukaba dutangiye etide, tukayivamo saa 2:30. Ari umwarimu turi nk'abanyeshuri nka 5, urumva ko nyine umwarimu biramworohera kubitaho, kandi namwe murumva neza cyane. Ibyo byatumye ubona diplome. Yego. Hanyuma ugiye kutugereranyiriza Jesus wa mbere yuko aza muri Academy, n'icyizere yari yifitiye muri icyo gihe, n'uyu munsi Jesus uri muri Academy wanagize amahirwe akabona diplome. Kuri uyu munsi wumva ni izihe, ndabyita gute, wumva ari Jesus wahariye ataraza muri Academy na Jesus w'uyu munsi, wumva nirihe tandukaniro ririmo cyane? Jesus wa kiriya gihe yari umwana udafite icyizere,
navuga noneho nko muri kariyeri y'umupira yumvaga ashaka nko gukina mu cyiciro cya kabiri, yagira amahirwe Imana imuhaye umugisha agakina mu cyiciro cya mbere. hanyuma Ariko ubu Jesus w'ubu ngubu we aratandukanye n'uwakiragiye, aho yumva gukina mu Rwanda no mu cyiciro cya mbere ni cya gihe nyine biba byanze, ariko ubu ngubu yifuza gukina ku rwego rwa porofesiyoneri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. hanyuma umunsi wa Jesus muri Tsindabatsinde Football Academy tubwiye ko utakijya ku ishuri, uba uteye ute muri rusange? Ndabyuka mu gitondo saa moya, nkafata breakfast, saa 2:30 tukajya mu myitozo, kuko ntabwo ari njye njyenyine wasoje, hari n'abandi. Tukagaruka tukava mu myitozo saa 5:30, ugakora amasuku y'imyenda n'inkweto. Saa 6:30 tukarya, ukaruhuka. Saa 9:30 tugasubira mu myitozo. Twagaruka nk'ubu ngubu bari baratuzaniye umwarimu twigisha indimi, saa 12:30 tukajya kwiga, tukavamo saa 2:30 tukarya, tukaryama. uko nguko umunsi uba umeze wanjye. Urakoze cyane. Hanyuma icy'ingenzi nyamukuru cyatumye tunaganira nawe uyu munsi, wagize amahirwe ku basikauti baje gusura Tsindabatsinde Football Academy, nawe uza mu bo babashije kuba bahitamo ushobora kwerekereza ku mugabane w'i Burayi. Mbere y'uko turangiza ikibazo, wigeze urota ko Jesus ku myaka 17 ashobora kuba yajya ku mugabane w'i Burayi ari akaguru ke kamujyanye? Ntabwo nigeze mbirota ibyo. Wabyakira ibiterero kwiyumva ko nawe uri mu bantu batoranyijwe kuba bazagenda? Urumva ukuntu nabyakiriye ni ibintu by'igitangaza byambayeho mu buzima bwanjye, kuko ni ubwa mbere byari bimbayeho, kumva ko nyine akaguru kanjye kanjyana hanze y'igihugu, kubera ari akaguru gusa, nta kindi, nta kuvuga ngo ruswa, ntaki, ari uko umuntu yantoranyije akavuga ati wowe urashoboye, uzaze ugerageze hanze y'igihugu i Burayi. Uri kumva narishimye ku buryo n'iryo joro ntango naryamye, nabibwiye mu rugo nabo barishima, nanjye na n'ubu biracyanshimisha. Hanyuma ibyo kubimenya byari kimwe, hanyuma noneho kuba ubizi neza, uzi n'umunsi ugomba kugenderaho, bimeze bite? Ubu noneho byo ni ibindi bindi, ibyishimo ubundi nibyo bya mbere, noneho bikivanga n'ubwoba, ariko simvuga ubwoba bwa bundi, n'ubwoba nyine bwo kuvuga ubundi bw'umuntu aba agiye gukora voyage bwa mbere, ari ubwa mbere mu buzima bwe, agiye guhura n'abo bazungu tubona gutya mu muhanda. Ni ibyishimo nyine, ntabwo nabona uburyo mbisobanuramo, kuko ni ikintu gikomeye kiba kibaye mu buzima bw'umuntu. Hanyuma intego wumva ujyanye hariya ni izihe? Intego njyanye hariya, icya mbere ni ugutsinda, tukerekana ko n'inaha haba Imana, mu gihugu cy'u Rwanda naho haba Imana. Iyindi ntego yanjye nanjye ubwanjye ni ukubaka ubuzima bwanjye ku giti cyanjye. Iyindi ntego ni ukuvugira bagenzi banjye ko nabo bahari, ukoresheje akaguru kanjye. Wawe ni byiza. Hanyuma wumva ari iki kizagufasha kugira ngo iyo ntego yawe koko uyigereho? Ikintu cya mbere kizamfasha ni ukugira ikinyabupfura. Nimba umutoza ambwiye gutya, nkacaho ibyo ambwiye nyine akaba ari byo nkora. Ikindi kizamfasha ku giti cyanjye ni ukugira icyizere, kumva ko nabikora, ibyo uriya yakora nabikora ahubwo kumurusha. Ikindi ni ugukundana n'abo nzahasanga, apana kwigunga cyangwa kugira ubwoba. Ni n'ukubahiriza igihe, mu byo bambwiye nkajya nubahiriza igihe, kuko nicyo kintu abazungu bakunda, umuntu wubahiriza igihe, ndetse no kutajya mu biyobyabwenge, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aho nguko rero mwabyumvise Jesus. Hanyuma ndashaka ko dusoza iki kiganiro utanga inama ku babyeyi
bakunda gukumira abana babo iyo batangiye kugira impano runaka bavumbura. Njye ndibuka kera turi abana warashushanyaga ugakubitwa ngo bituma uba umuswa. Ugiye gukina umupira w'amaguru nk'umubyeyi utekereza, tugarutse nda nko muri kariyeri yo gukina umupira w'amaguru, nk'umubyeyi ukumira umwana we kutajya gukina, azi ko umwana wagiye mu mupira w'amaguru ubwenge buba bwagiye mu ishuri, umwana wagiye mu mupira w'amaguru agiye kwiga imico mibi, ibintu nk'ibyo. Ni iyihe nama wamugira? Hanyuma usoze unatubwira abana bafite impano y'umupira w'amaguru nabo ni gute bakwitwara kugira ngo nabo babashe kugera ku ntego zabo. Ikintu cya mbere nabwira umubyeyi ukumira umwana we kujya mu mupira w'amaguru cyangwa mu yindi mpano ivuga ko yamugeza mu kuba umuswa mu ishuri, ntabwo twemeranya. Ahubwo ibyo ngibyo biri mu byatuma uwo mwana aba umuhanga mu ishuri. Ndavuga wenda reka dukomeze tuvuge kuri football. Iyo uri nk'umukinnyi ukajya nko kwiga ukirirwa wenda mu ishuri mu ma stress, iyo ugiye mu kibuga umubiri urirekura ukumva bya bibazo byose biragabanyutse, biciye bugufi mu mubiri wawe. Icyo ngicyo ni icya mbere. Ikindi bituma wamenya kuba muri sosiyete aha hanze. Wowe mu kibuga umuntu ashaka kugukorera ikosa atanabishaka, nyine ari ugukina gusa. Noneho ibyo ngibyo iyo byakiriye mu mutima n'umuntu hanze ashaka kugukorera ikosa, we ntubigireho ikibazo, nyine ukavuga ati n'ubundi kuko uba ubimenyereye. Ikindi bigabanya igihe. Ni ukuvuga iyo uvuye ku ishuri ukajya mu kibuga ntabwo wabona undi mwanya wo kujya mu biyobyabwenge, mu biki, kuko igihe kiba cyakubanye gito. Uva mu ishuri ujya mu kibuga, uva mu kibuga ugaruka mu ishuri. Ni ukuvuga nta wundi mwanya ujya ubona wo guca ku ruhande cyangwa. Kandi ikindi buriya football itanga, cyangwa n'indi siporo itanga ubuzima bwiza mu mubiri. Hari indwara bikumira, imitsi, n'ibindi nk'ibyo byinshi. Urakoze. Hanyuma bagenzi bawe bafite impano yo gukina umupira w'amaguru wabagira iyihe nama? Ni gute bakwitwara kugira ngo nabo intego zabo babashe kuzigeraho? Ikintu nabwira bagenzi banjye bakina umupira w'amaguru, ikintu cya mbere n'ubundi gihora ari icya mbere ni ikinyabupfura. Kubaha abatoza, kubaha umuntu wese ugukuriye, kubaha na mugenzi wawe. Ikindi kintu gukora cyane, ugakora imyitozo ufite intego. Ikindi nababwira nta gucika intege. Ibintu byose iyo ubizanyemo gucika intege birapfa. Nimba uno munsi wakinnye match mbi, ejo ugomba guharanira ko wakora match nziza kandi bikagenda neza. Kandi ikindi ni ukubaha ababyeyi bawe no gusenga. Urakoze Jiza. Nawe urakoze. Kandi uzagire urugendo rwiza, ibyo ugiyemo uzabitsinde. Nzabitsinda kandi murakora. Reka dushimire Jesus. Mwabyumvise, Jesus kuwa gatanu azagenda gukora test, nayipasinga murabyumva ko azaba agize andi mahirwe, kandi natwe tuzaba tugize andi mahirwe. Namwe mwese mudukurikiye muzaba mugize amahirwe yo kubona umwana w'umunyarwanda uturutse hano iwacu abasha kwitwara neza imahanga, natwe bikazaduhesha ishema ryo kuzababona bakinira equipe nationale y'abatarengeje imyaka 17, y'abatarengeje imyaka 15. Aho hose murumva ko bizaba ari byiza. Kwibutse ko Tsinda Batsinde Football Academy ni irerero rikorera i Rulindo, rijyamo abana bafite impano yo gukina umupira w'amaguru. Bakoze selection mu gihugu hose, mu biganiro byabanje twabivuzeho. Ni abana ubona ko bamaze kugira umurongo muzima. Ni abana 25 baba mu kigo, bakiri abanyeshuri. Harimo bamwe barangije, abakiga nabo turabafasha. Abarangije ubafasha kuba bakwiga indimi, mwabyumvise nabyo abivugaho. Hanyuma abakiri mu ishuri nabo babafasha kubakoresha etide, basubiramo amasomo yabo, kugira ngo ya ntego yacu yo kujyanisha amasomo asanzwe n'impano y'umupira w'amaguru byose bigendane, kimwe kizafasha ikindi. Nukina umwana nabasha gusucceedinga muri ibyo byo gukina, azabasha kumenya management y'ibyo azaba yarungukiye muri uwo mukino. Ni muri urwo rwego rero, ni nayo ntego yacu yuko abana bacu baba professionnel ariko bijyanye kandi
n'amasomo asanzwe, akaba ari umuntu ushobora kwigirira akamaro yaba ari mu mupira w'amaguru n'igihe azaba yarawuvuyemo. Reka rero tubashimire, mukomeze mudutere inkunga, mukomeza mukore hano subscribe ndetse na like nyinshi, kandi ni karibu, mwemerewe kuba mwaza no kudusura aho irerero rikorera hariya i Rulindo, ni minota 45 uvuye Nyabugogo. Murakoze, mugire umunsi mwiza.